Reka dukomeze tugusuze cyane wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri icano. Hari wowe udukurikira ukoresheje telefone ndetse no ukoresha computer, reba hariya imbere yawe ukanda handi subscribe kugira ngo ukomeze kugirirwa amahirwe yo kumenya ibiganiro byacu urimo wa mbere. Kandi niba waramaze kuyikora, reka tugushikubwira tuti tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro byacu byuje ubwenge bijye kugeraho gatanu kuri gatanu. Nkuko mwadusabye rero ko ibiganiro byacu byakwibanda ku buzima, uyu munsi tugiye kukubwira imiti y'amaribori ushobora kwikorera wowe ubwawe utagiye kwa muganga. Amaribori ni ikimenyetso cy'uko uruhu rwawe rwatangiye gutakaza ubushobozi bwo gukweduka no kwaguka. Nubwo nta ngaruka zizwi ashobora gutera uyafite, gusa abayafite menshi hari igihe abarya cyangwa se akabatera ibindi bibazo, harimo no kumva batagaragara neza. Tujye kurebera hamwe bumwe mu buryo ushobora gukoresha ubwawe mu gukuraho amaribori cyangwa se kuyabuza kugaragara cyane. Iyi miti yose nisaba ibintu bidasanzwe, ni ibintu wagura hafi yawe. Umutobe w'indimu. Indimu kubera aside irimo ifite ubushobozi bwo gukesha uruhu no gukuraho amaribori. Uyikoresha ute? Fata igice cy'indimu ukuremo umutobe wayo, nurangiza ugende usigiriza ku ruhu ahari amaribori. Byibuze rekeraho umutobe iminota 10, nurangiza woze n'amazi ashyushye. Byibuze bikore buri munsi kugira kidahinduka, hanyuma uzarebe nyuma y'iminsi mike uko bihindagurika. Hari umweru w'igi. Ukoresha igi wizeye neza ko atari pondezi, urarimena ariko wabanje gutandukanya umweru n'umuhondo ku buryo usigarana umweru gusa. Amagi abamo proteine zihagije kandi zifasha mu guhangana n'amaribori. Uyikoresha ute? Fata umweru w'amagi 2 hanyuma ugende usige hari amaribori. Nubona byatangiye kuma kenshi bigira ibara ryaho hanje, noneho aba ari bwo hogaho. Noneho kugira ngo uruhu rukomeze korohera, ushobora gukoresha amavuta ya elayo. Gukoresha amavuta ya moisturizer. Koresha kenshi amavuta yoroshya uruhu, bituma ruhora ruhehereye bikarinda kuma. Ibi bituma gukweduka kwarwo byongera, bityo bikarinda amaribori cyangwa bikayagabanya mu gihe uyafite. Ushobora kugura amavuta asanzwe ari ku isoko akora nka moisturizers, harimo coco butter cyangwa se aloe vera. Kimwe nuko ushobora kwikorera uruvange rwayo ufashe urugero rungana rwa aloe vera n'amavuta ya elayo. Amavuta arimo vitamine E. Vitamine E ifite ubushobozi bukomeye bwo kurinda umubiri, irinda collagen, ikaba proteine y'ingenzi cyane cyane mu gufasha uruhu gukomera neza, bityo ikarinda kwangirika k'uruhu. Niba ufite amaribori ubona kabije, ushobora gusigiriza amavuta arimo vitamine E ahangiritse. Buri munsi uzabona bigenda bihinduka. Amavuta y'igikakarubamba, aloe vera gel. Igikakarubamba gifite ubushobozi bwo gukiza no gukomeza ibice bitandukanye bigize uruhu. Umuti mwiza
wo kugarura gukomera no kukweduka. Ugikoresha ute? Kata ikibabi cy'igikakarubamba nurangiza usigeho uyu mushongi, hanyuma ugende usigiriza hari amaribori. Uko ubikora igihe niko uzagenda ubona amaribori akendera. Uramutse utabonye igikakarubamba ushobora gukoresha amavuta yacyo aboneka muri farumasi yongerewemo na vitamini E. Ahantu henshi uzabona imiti bakubwira ko ikuraho amaribori, ariko mu by'ukuri ni uko imiti myinshi ibyiyitirira itazayakuraho, ahubwo wenda yayagabanya. Mbere yo gukoresha iyo miti, kuki utabanza gukoresha ibyo wabona hafi kandi bitakugoye? Reka tugushimire cyane rero wabanye natwe muri iki kiganiro ukadutiza amaso n'amatwi kuva kigitangira kugeza kirangiye, kandi twizere ko wowe udukurikira ufite amaribori ugomba gukora ibi ngibi tuvuze, ubundi amaribori akagenda nka nyombere. Iyi video kandi ushobora no kuyisangiza bagenzi bawe bafite amaribori kugira ngo nabo bakomeze kugira uruhu rwiza. Ikiruta byose mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze mugirirwe ubuntu n'amahirwe yo kumenya byinshi no kubona video zacu muri mu bambere. Mwari kumwe na Protais Mbarushimana. Iri ni ipfundo ry'ubuzima, mukomeze mugire ubuzima bwiza.